nanjye ubwanjye rwose umuntu muri ADPR unyumva abimenye ririya jambo sindyemera iri ariko guhita ubahi inyito yihariye yonyine hari abandi bakorera ndi mwisi hari ibinyabubasha bibiri udakorera Imana akorera Satani vuga ngo ubwo uhise werekera ku bakozi b'Imana bari abakorera Satani kintu kimbabaza nukuba ntitwa umukozi w'Imana hamwe n'abagenzi banje benshi nko ku gihumbi turi muri urwo rusengero ijambo abakozi b'Imana rigahabwa abantu batatu batanu batandatu bari hara hejuru bavuga amazina abapastori n'abarimu nabuze uwo mbaza ntibari yurangije baje gukorera ndi yego umukozi w'Imana uri ku isi uze kungora mu barinjira pastor uba ufite amatwi yumva yego n'umuntu wese ukora ibyitirirwa Imana uba mu byitirirwa Imana ugira umwanya bigenera ugira umwanya bibamo ariko nta umuhemba nta mushahara kandi akaba atabyicuza akaba atagononwa abikora ari fier avuga ngo ku munsi wa nyuma Imana izampemba uwo ni umukozi w'Imana uwo nguwo niwe mukozi w'Imana ku giti cyanjye niwe mukozi w'Imana n'abakozi b'Imana abo bantu bayikorera iki ko ari abakozi b'idini reka uretse twumvikane neza cyane iyo uvuze ngo umuntu n'umukozi w'Imana ni nabyo nagiye ngana n'umupasteri buriya ukoza hasunyibutse ibuye nta kibazo ritore rwose turimo tuganana n'umupasteri ndamubwira ariko kubera iki munyura inyuma mukaza mukatubwira ngo nituzane amaturo n'ibyacu mutuze mubone ibyo muzahembwa ko muvuga ko muri abakozi b'Imana kuki mudakora ngo mutegereze ko Imana izabahemba mwamara gukora akaba ari ngiye muza kwishyuza ngo ninzane amafaranga muhembwe nzane amafaranga kiri mu byimbo byanyu muhembwe kubera iki mwebwe mutagomba gukora yagusubije ngo iki ngo noneho Imana yo ari izabahemba mugakomeza kurangamira kwa namubwira ubwo rero mwebwe muri abakozi b'idini ntabwo muri abakozi b'Imana datashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe turabasuhuje mwese mukomeze kugubwa neza cyane kuko muri abantu b'ingenzi kuri twebwe niyo mpamvu tudahwema kubasuhuza ndetse no gukomeza kubifuriza amahoro y'Imana ndi kumwe rero na Ziraziritse nk'ibisanzwe reka mbanze mwakire hano muri studio ndetse mbanze musuhuze Ziraziritse ndagusuhuje urakoze cyane amakuru yawe amakuru yanjye ahora ari meza igihe cyose uzambaza nuko numva uvuga gahoro cyane nk'umuntu ushonje oya ntago njya sonza so kwa data hari ibiryo ntago shonje jewe ndakomeye ndavuga ryajwe ubwo abahungu bavuga ngo riratwika aha okay byiza cyane numva rero umeze neza cyane icyo bita ngo mu gifaransa ngo ni informe gusa numva guri kuvuga gake nk'umuntu wabuze amata yo kunywa niba rero ushaka ko njye hano munsi nkajya mu kiraro cyanjye kinka nkajya kugushakira inshyushyu ibyo nazi ariko ubundi akatukagira agaciyemo ugiyemo waba ugiye kugira ute ngiye kuzanira inshyushyu ubwo nicyo cyo ugiye gukora cyonyine gusa waba ugiye kwinikiza aha muturage okay ubwo no kwinikiza rero ariko nanone unkosoye unanuka sinzi niba ntabwo uri umuturage Imana itazaguha uri umuturage w'u Rwanda nanjye ndi umuturage ariko bitewe n'uburyo bivuzemo none se umuntu utazi ko binikiza magingo kuzana amata ngo mu kiraro amata yakura mu kiraro no kwinikiza ngo wa muturage uri umuturage aho uburyo bivuzemo umuruva ngo agiye kuzana amata ikiraro kigira amata bigaragara ko uramutse ufite n'inkoni hafi warwita nayigukubita rwose umuntu w'ikinyarwanda nanamukubita byo okay kinyarwanda rero imbere cyane nkuko bahora babitubwira yes nimukomeze muvuga ururimi rw'ikinyarwanda neza cyane baravuga nibavuga amin aho ni salama cyane ubwo ndagushimiye kubera ko unkosoye ku kantu k'ingenzi ubwo rero hanyuma rero tumaze iminsi turimo tuganira ku bintu byinshi bitandukanye mu kiganiro twise agatonyanga mu nyanja ndetse abantu bakatwandikira bafite cyangwa se bakatwandikira ko bafite ibyo bashaka kutubwira ndetse n'ibyo bashaka kugira ngo wenda batwunganireho abo ngabo tujye twibuka kubashimira kubera ko baba bafashe umwanya wabo nabo bakajya muri comment bakatwandikira abo ngabo ni abantu b'ingenzi ni abantu b'ingenzi tubafite ku mutima ariko bazatwongera aka kantu bajya batubwira ngo mwazaganiriye kuri iki kintu akakivuga ko gitera urujijo mu bantu mwazakiganiriyeho umuntu uzakora gutyo tutabona atari ahantu kure cyane ari hafi tuzamugurira koka cya gicupa kinini okay ubwo urumva rero ko nabyo biba ari ibintu by'ingenzi cyane hanyuma rero nyemerera Ziraziritse twihute cyane duhite tujyara mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 17 ku murongo wa 25 hari amagambo avuga ngo kandi ntikorerwa n'amaboko y'abana b'abantu ubwo n'Imana nk'ugira icyo akennye kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose ahangaha rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa gukorera Imana
hano Bibiliya iti Imana ntabwo ikorerwa n'amaboko y'abana b'abantu. Hanyuma mwebwe mu madini yanyu bica mu madini yacu narari kubujije ariko ntacyo. Okay, warambwiye ngo nta dini yashinze, nta dini nyobora. Ariko impamvu ngunda kubivuga nuko wowe uri umuvuga butumwa kandi ukavuga amadini. Ntabwo uvuga ubutumwa bw'amadini Emmanuel, uvuga ubutumwa bwa Kristo, ntabwo uvuga ubutumwa bw'amadini. Okay, goro bwa Kristo rwose si bizi, ubwo ni wowe ubizi, ariko banumva ari ubutumwa n'ubundi buturuka mu madini. Ahangaha rero nkamashaka kukubaza hangako havuga ko Imana idakorerwa n'amaboko y'abana b'abantu, hanyuma mwebwe abaririmbyi ndetse n'abapasiteri mukavuga yuko ngo muri abakozi b'Imana. Ndashaka kukubaza utubwira ubundi umukozi w'Imana ubwo yaba ari umuntu umeze ute? Urakoze cyane mu bintu ngukundira, ndakumbaza muri Bibiliya rwose uzakomerezaho, kereka nitubivugana ngo duhindure ingingo. Ariko uzamura umwuka cyangwa mu bintu ngukundira si ngombwa kuzamura. Sawa ngukundira ko umbaza ibyo muri Bibiliya. Umunsi wambajije ibyo muri code penal nzakwihorera cyane, numbaza ibya code de la route nzakwihorera, numbaza ibya dictionnaire yari yose nzakwihorera, ariko muri Bibiliya nzagusubiza. Sinayanditse, sivuga ngo ndayizi, nuvuga ko ayizi savuga afite ko ayizi, ariko yarega ibyo nibyo wirunduriyemo, ni nayo mpamvu nago nabyirunduriyemo, ahubwo ukunda kuba ari tuganira rwose aho sava ujye ubisoma. Ariko nabira wasomye byo twagana mu kiganiro by'abami n'ibikini, nabyo ujye ubisoma nta kibazo, ko turanyarwanda tugana iby'imeteka yacu ariko biza muri gospel nta kibazo. Mwebwe mu madini yanyu muvuga ko abapasiteri njya numva bavuga yuko ngo abakozi b'Imana, ndetse n'abaririmbyi bakavuga ngo ko abakozi b'Imana, kandi hano Imana ikavuga ko idakorerwa n'abantu. Weho rero ndashaka ko ubanza ukadusobanurira ubundi bashatse kuvuga umukozi w'Imana, bashatse kuvuga umuntu umeze gute, mbere kunze kukubaza ikindi kibazo. Ntagitinzeho umukozi w'Imana nuko n'Imana yahaye ibyo kuyikorera, n'Imana yahaye akazi ngo ayikorere hano muri iyi si. Ukorera Imana wese ni umukozi w'Imana. Komeza ikindi kibazo niba unyuzwe. Okay, aho ngo ntabwo nyuzwe. Hano ko Imana ivuga ko idakorerwa n'amaboko y'abana b'abantu, ariko mu madini yanyu nkaba numva muvuga yuko hari abakozi b'Imana bahari. Hari abakozi b'Imana cyangwa se namwe ubwanyu bazuti ibyo bintu mubikura ki? Ibyo bintu mubikura he ko muri Bibiliya wo iryo jambo wasomye Imana ibihakana ryanditswe n'intumwa y'Imana Paulo witwaga na Sauli, ufite amateka akomeye cyane muri Bibiliya mu Isezerano Rishya, aganje cyane. Uwo rero shahu ni nawe wanditse mu gitabo mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto. Uwo nyine umva ukuntu yanditse nanone Bibiliya ibyo yitonda ngo Bibiliya ntago ari igitabo n'ibitabo. Uwo nyine mwenyewe niwe wandikiye wa mugi dukunda kuvuga w'Ikorinto mu gihugu cy'Ubugereki, abandikira ibice 6 umurongo wa 4, arababwira ngo ubwo uhita umbwira wowe ukumva umurongo, arababwira ngo ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba no mu mibabaro. Vuga ko uwavuze ko Imana idakorerwa ni nawe uvuze ko hari abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Ubwo byo byavuzwe na Paulo. Ni Paulo byose niwe yabivuze. None se kuvuga ngo wenda okay, reka nkure gukomeza niba wanditse rira jambo wasomye, reka no kuguca mu icyo mbisomeye ibintu bibiri. Banza usobanure nta kibazo. Nagira umazumye ko Bibiliya ni igitabo iyo utabaye maso kirakuyobya ukayoba. Uwanditse ngo Imana ntikorerwa ni nawe ngo turabakozi b'Imana. Icyo ashaka kuvuga ni iki? Aho ajandika mu byakoze n'umwe abo yahuguraga nuko ntabyesho ngo ndari yetorero yandikiraga, yikanze iby'abantu bivunamo bakabyitira ko ari gukora Imana, kandi n'uyu munsi birahari. Urumva neza? Ndabyumva. Nuri gucuruza inyunguze hakuvuga gukorera Imana. Uwari gukora indimi mu rusengero ntayikore ngo ari gukorera Imana. Abantu kuvangirwa ni ikintu kijyana n'ububyutse buri gihe, yaba bagize ibihe byiza mu Mana no kuvangirwa kurabegera. Izi ni impuguro yatangaga, ariko iyi Mana muvuga ngo murayikorera ntabwo ari Imana ihingirwa bwagaragara bari guhinga, ntabwo ari Imana icururizo cyo kora Imana ifashe iduka ikari gucuruza, wari gucururiza Imana ifashe muri miti wumhingira, ariko benshi babaga bari mu mirimo yabo ikabatwara bakiyita abakozi b'Imana. Urakumvise ku kantu? Ariko rero Paulo nawe yemera ko hari abakozi b'Imana, ahubwo mbazo abakozi b'Imana ni bande? Ndakikubasha noneho abakozi b'Imana rero muri igisubiye cyacu ni bande? Ubundi hano kugira ngo wenda mite nzamuka cyane numva utagiye gutuma ahubwo ngira ibibazo byinshi. Nta kibazo rwose. Abapasiteri
barabanza bagahagurutsa abantu bakavuga bati ba runaka bahaguruka barindi bahaguruke bla 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 abadiyakoni abantu bose aho ngaho mu madini n'uburyo babivuga bagera kuri babandi baba bicaye imbere ku gatuti abo bita ngo n'abapasiteri n'abarevera pasiteri bakatangira bakavuga bati reka noneho muhaguruke twakire n'abakozi b'Imana. Ubwo bivuze ko abakozi b'Imana niba abapasiteri cyangwa se bakunze kwita ngo n'abashumba. Aha rero mfite ikibazo gikomeye cyane. Ubundi ari abaririmbyi ndetse n'abashumba cyangwa se n'abapasiteri ni bandi ubundi bagakwiriye kwitwa abakozi b'Imana ukurikije n'ubusobanuro bw'iryo jambo? Urakoze cyane. Jewe reka mbanze mbwira abantu bagiye batwarikira we ngo nduma mpuhaho nawe wagiye ubivuga ngo ndi gutinya ngo ko barampagarika ariko hari ijambo ragiye nkoresha ngiye nukomeza bazaguhagarika ni Imana mubwira. Ibyo mvuga ni ibitekerezo bya kwizera kandi nta muntu uzira ibitekerezo bye. Ntagiye ubimpora rwose bavandimwe mu bitekerezo ariko bazabiguhora. Kenshi nge nawe dukorana ibiganiro tukaza kumera nk'abatari guhuza. Mfite ubwoba rero ko ahangaho ngiye kujya mu mujyo wawe ariko simbizi Imana ifashe. Ugomba kuwujya basi byose wayagenda buri gihe. Twahise utemera biri utemera gakiza utemera buri gihe ni ibintu byaje mu madini. Jewe rero byo mwishakiye. Iryo jambo bwaryo uvuze. Nanjye ubwanjye rwose umuntu muri ADPR unyumva abimenye ririya jambo sinjyemera. Iryo ryo kwakira abaririmbye amakorari 3 bahaguruke basuza iteraniro. Yego. Abadiyakoni ni n'amashingo ko basuza iteraniro. Abashyitsi zose waranze uvuga ngo tugiye ku bakozi b'Imana rwose bavana imira jambo sinjyemera. Nabo uzombaza ntibari yurangije baje gukorera ndi. Yego. Umva ko turi guhuza rero sinzi ko biri bugende. Oya icyakora uko biri bugende nemera ko abakozi b'Imana mu isi bahari. Urumva neza? Oya none ariko kiriya kintu kirambabaza niba bahari ibyo sibyo turiho twagiye vuga icyo kintu kikubabaza kubera ko nanjye ndakikubashije koko nabo ikintu kimbabaza nukuba ntitwa umukozi w'Imana hamwe n'abagenzi banje benshi nko ku gihumbi turi mu rwo rusengero ijambo abakozi b'Imana rigahabwa abantu 3 5 6 bari hari hejuru bavuga mu mazina bivuga amazina abapastori n'abarimu uko ngiye ku bwanjye mbona bakaje bavugira ijambo ngo baba ndi bamara kwakira ati reka twakire n'abayobozi b'itorero twakire pastori kanaka dusuhuze pastori mwe mukana ibyo nta n'ikintu bitwaye ariko guhita ubahi inyito yihariye yonyine hari abandi bakorera ndi mwisi hari ibinyabubasha bibiri udakorera Imana akorera Satani vuga ngo ubwo uhise werekera ku bakozi b'Imana bari abakorera Satani tudaswite. Ubwo rero bakavuga bati ngo n'abakozi b'Imana abo bantu bayikorera iki ko ari abakozi b'idini? Reka uretse twumvikane neza cyane. Iyo uvuze ngo umuntu n'umukozi w'Imana ni nabyo nagiye ngana n'umupasiteri buriya ukoza asunyibutse ibuye nta kibazo ritore rwose. Turimo tuganana n'umupasiteri ndamubwira ariko kubera iki munyura inyuma mukaza mukatubwira ngo nituzane amaturo n'ibyacu mutuze duture mubone ibyo muzahembwa ko muvuga ko muri abakozi b'Imana kuki mudakora ngo mutegereze ko Imana izabahemba mwamara gukora akaba ari ngiye muza kwishyuza ngo ninzane amafaranga muhembwe nzana amafaranga kiri mu byimo byanyu muhembwe kubera iki mwebwe mutagomba yagusubije ngo iki ngo noneho Imana yo ari izabahemba mugakomeza kurangamira kwa namubwira ubwo rero mwebwe muri abakozi b'idini ntago muri abakozi b'Imana mwe muri abakozi b'amafaranga ntago muri abakozi b'Imana kubera ko muze kuba muri abakozi b'Imana mwakabaye mukora mugategereza ko Imana izabahemba nkuko na Paulo yabikoze nkuko na Paulo yabivuze yaravugaga ngo nta muntu Paulo urabizi muri Bibiliya ukuntu havuga Paulo yagiye abivuga inshuro nyinshi akavuga ati murabizi ko nagiye mbabwiriza ubutumwa bwiza atari ko nta muntu n'umwe nigize naka ibihembo aho naho warahasomye ati cyane ngiye natungwaga no kubaha amahema nava kubwiriza ngaza nkabaha amahema nkayajyana kuyagurisha Imana ikamucisha nkabona amafaranga uwo niwe nakemera muri Bibiliya ko yakitwa umukozi w'Imana ariko abangaba bose bakora bakajyara kuri za beka mu mabanki imishahara yabo igasohoka bagafata amafaranga y'amadini yabo abo ngabo n'abakozi b'amadini yabo nagara abakozi b'Imana ngaho noneho wowe bimbwire cyangwa se ubihakane twumve ko reka rero hari icyo wabikoraho kangusubize igisubizo mu buryo bworoshye ndavuga igitekerezo cyanjye kwizera igitekerezo cyawe sinsubiriza itore sengeramo simvugira y'abandi ndavuga ku isi yose wanyumvise Emmanuel ndabyumva umuntu wese ufata umushahara ku kwezi yego afite umushahara ni umukozi w'umuhemba ibyo niko kwizera mbyumva umuntu gasubiremo ku isi
umuntu ufite umushahara igihembo Yego. cyaba icyo muri minsi 6 cyaba icyo mu kwezi ariko akaba afite umushahara ashobora no kujya muri banki akaka icyitwa avance sur salaire ku buryo umushahara bawugabanyije abimenya akanababara Yego. bawongeye abimenya akishima Bamwirukana kandi nabwo mvuze mu matorero mwumvangiye mujyana yohandi mvuze ku isi Yego. umuntu wese ufata umushahara ni umukozi w'umuhemba Yego. nyakubahwa mushumba apotre bishop jya wipresent uvuge ngo nitwa kanaka nkaba ndi umukozi w'iri torero ryarashinze umurimo wo kuriyobora ryarashinze umurimo wo gukora ibi n'ibi byiciro bitandukanye pour moi nicyo gikwiriye. Aha, ibyo rero nanjye dore abo nakwemera kwitwa abakozi Imana rero numva avuge ko ntabakozi Imana bahari kana bo muvuge ko biri parallel biragira indagiri. Yego. Umukozi w'Imana uri kwiza ariko akondaza kukongeraho kandi nihimbiye nta kibazo kandi wasanga ariko umukozi w'Imana uri kwisi uze kungora mu barinjira pastor ubu ufite amatwi yumva. Yego. N'umuntu wese ukora ibyitirirwa Imana uba mu byitirirwa Imana ugira umwanya bigenera ugira umwanya bibamo ariko nta umuhemba nta mushahara kandi akaba atabyicuza akaba atagononwa abikora ari fier avuga ngo ku munsi wa nyuma Imana izampemba uwo ni umukozi w'Imana. Uwo nguwo niwe mukozi w'Imana ku giti cyanjye niwe mukozi w'Imana kankubwira undi wa kabiri nihimbiye ese wareka kumwihimbira ukaza ukambwira ko nangimaze kuvuga Paulo ukurikije uko ngiye kuvuga ntari muri Bibiliya nta naho huriye n'iyo kamana wongeye kuvuga nta kibazo kandi nawe unyumuze ndazanyumuze nta kibazo mwereka nkubwire abantu bitwa abaganga numva nabita abakozi b'Imana bike ko barahembwa bo barahembwa ntago bakabaye mbavugaho none kujya batitwa abakozi ba guverinoma nanjye naguye ko arako nihimbiye karako ntaga imbaraga cyane ariko abo ni abakozi ba guverinoma ariko hari ibintu bakora shamanywe abaganga bigeze kunyitaho bafatanya n'Imana Imana buriya yari hari bambaga mu mutwe bari gukorana nayo kukita haba nari gupfira ku iseta ariko kuko yari ihari kibiti ngaho mukate hariya muhage hariya barakorana n'Imana bagaragariza umuryango wanjye icyo bakoze ntukaremereze nako nihimbi bashatse nibana babo ariko nyabwe ngo umutima wanjye numva nabita abakozi Imana abantu bihera n'umugore hariya twebwe tukaboninda ibyimbye igeririye bakihera ahantu tutazi bakiherera iyo tukabona batuzaniye umwana abantu bakorana n'Imana ibyo ngibyo rero wibijyemo gukora ahantu bafatanya kandi Imana izabahemba manwe abaganga babikora neza Imana izabahemba ariko ko niko nikiriye izabahemba se gute kandi mwebwe muvuga ko niba batizera Yesu ngo ntabwo nakubujije kugahakana nugahakana nta nabyinshi mvugaho nabwe ngo nako nitekerereje namaranga mutima wanjye mbonye ukuntu banyitayeho ariko barasinge babikoreye gusa bura hari nabandi ibyo rero n'iby'inyuma y'idini bigatindaho reka tunakihuriza ibyo n'iby'inyuma y'idini cyangwa se iyobokamana cyane cyane ko nitwe gitwaza yagize kuvuga ngo umuntu wese ukora ibintu bifitiye akamaro abantu benshi naramwumvisha arimo kubivuga bifitiye akamaro abantu benshi umuntu wese ukora ibintu bifitiye akamaro abantu benshi uwo ngo n'umukozi w'Imana atanga urugero avuga ati abantu bakubura imihanda tugacamo imihanda isa neza barana abakozi b'Imana aravuga ati abo bantu b'abaganga bakora ibintu nk'ibyo ngibyo ubuzima bw'abantu bugakomeza aravuga ati abo ngabo n'abakozi b'Imana ati n'abandi bose benshi bazi kuba bakora ibintu ariko babikora bikagirira inyungu rubanda benshi inyungu rusange abantu benshi aravuga ngo n'abakozi b'Imana ariko ibyo ntabwo yabijyanye mu mujyo w'idini hangaha rero twebwe turi mu mujyo w'Imana cyangwa mu mujyo wa Bibiliya ariko wumve ibyo bintu yavuze uvuze izirange ntabwo ndavuga amase n'abantu mu kiganiro ariko urumva ko natwe tuntu tuvuga ko tumuvuze ibintu byiza twamutushije ku mutima yaraturebye muri we ariko amaraga mutima ntabwo wayarwanya manwe haje umuntu areba ibintu wenda barabo kuba muhanda yabasangagamo saa 10 bari gukora umenya amafaranga bahembwa bariye wakumirwa make cyane buriye cyane bakuno kubavuza induru bakubise nk'amezi 6 batabaye bahembwa amafaranga ariko bagakubura ubundi abahembwa amafaranga menshi kugira ngo nabo bakora akazi gakomeye suko se ubwo urumva rero make nibo bakora akazi gakomeye kandi nkubwira ikintu wenda bagenzi banjye bashobora kuza kunterera amabuye kuko ariko ntacyo gitwaye muri Bibiliya iryo jambo gitwaza yavuze Bibiliya igaragaza abantu bagiye bakora ibintu bigirira rubanda akamaro Imana ikabashima kuruta abandi ititaye no ku binyanga byabo bafite n'ibinyanga byanditse muri Bibiliya abarahari ugisha impaka zaze mubwire uyu naka hari n'abagaruka mu isezerano rishya barakoze ibinyanga mu bya kera n'ibifuti ariko mu isezerano rya kera bakabagarura ngo naka ashimwa n'Imana akoze ibyiza naka bakabavuga ariko nyamara ugasanga ibyo twita gukizwa usanga nta rwari bakijwe pe ntabwo tubona gukizwa kwabo ntabwo mbye abantu ngo bagende babanyabyango ngo bakora ibyiza ariko ubundi udakora ibyiza bifite rubanda akamaro ubundi asenga ate ubundi akijijwe ate simbizi
uwo nguwo we akorera idini rye gusa cyangwa akavuga ngo naryo ntaryo akorera. uzasanga ari umuntu uturanye n'abantu ariko asiga abantu mu nzu barwaye nyamara wenda barabuze amafaranga yo kujya kwivuza, narangiza avuga ati ngiye gusenga ngiye gukorera Imana. Ako kantu twize kuvuga mu kiganiro kimwe, agenda yashyira mu byibo ayahembe ndetse n'abantu bamushaho. Ahubwo umva akantu hungu asize wa muntu baturanye ahubwo umva akantu gasa nako, ahubwo ari kuza yihita ngo ajye ku rusengero yakerewe, afite imodoka aciye ku murwayi mu nzira, ntabyo asanga namutwara igihe arakererwa, aramuretse agiye ku rusengero. Yego. Negative. Ibyo rero zero. Hagarara ugeze wa murwayi ku ivuriro, utubazo twose washobora umufashe. Niba ari wenyine aguhe nomero z'abantu be wa telefone bahagire, niba ari umukene bigaragara nta dufaranga afite umwishyurire, nuraza ujye mu rusengero, Imana izavuga iti nguyu umukozi. Nushake n'urusengero ntuzarugemo, amasaha yarwo nagufata ugumane n'umuntu wakoze. Ibyo ni ukuri kwanjye kuzuye. Ukuvuga Imana izagushima n'abantu bagushima. Ibyo nari nkubwiye rero, abantu bakora ibintu bifitiye inyungu rubanda. Reka ngubwira aka kabura tujye no gusoza hari. Numvise amakuru ariko ntabwo nayasomye. Twari twasoza utari wambwira abo twafata ko ari abakozi Imana banyabo hagati y'abayigize n'abapasteri. Ariko umugabo wabite duvugana utari hano usubiyemo. Ntabwo ndavugira mu Rwanda, ntabwo ndavuga itorero riniri, mvuze ku isi yose. Navuze ibintu bibiri. Umuntu wese ufite umushahara ni umukozi w'umuha umushahara. Ubwo n'abapasteri simbizi ku isi hose umuntu ufite umushahara ni umukozi w'umuhemba. Icya kabiri, ku isi hose umuntu ukora ibintu byerekeye ku Mana, bivuga Imana, byitirwa Imana, akabiha umwanya, akabyitangira adahembwa kandi ntiyicuze ko adahembwa, ntabwo nunwe ahubwo akarushaho kubikora, uwo ni umukozi w'Imana. Uwo niwe muririmbyi rero. Harimo n'abandi uretse abadiyakoni n'abakura n'abakurupa kubavana. Voilà, ngo n'abaririmbyi n'abadiyakoni n'abantu bose. Harimo abandi benshi nabo ndabavuga cyitwa imishara bose hariya mu bintu byerekeye ku Mana. Yego. N'abakozi b'Imana. Nanjye ubwanjye ndi umukozi w'Imana. Babyumvise? Abapasteri rero yewe kwizera ndi umukozi w'Imana. Abapasteri rero ntabwo muzabyumva kimwe bazakumera. Maze imyaka 32. Mvuga ibindi kuvuga bazakomera nabi, sindahembwa 1000 ku kwezi, kandi sinicuza, sindogereta, sinumva mbihiwe, numva nyuzwe n'ibyo nkora, ndi umukozi w'Imana. None abo pasteri bakuyobora ko aribo bafata iyo mishara ya buri kwezi ukaba urimo kuvuga ko ngo badakwiye kwitwa abakozi b'Imana, kwitwa abakozi b'amadini yabo. Nibajya kumwakira yavuga ngo nitwa pastori kanaka, kaba ndi umukozi w'itorero iri niri nshinze kuyobora urusengero. Niyo niko kuri kuzuye, cyangwa se niyo muri abakozi b'Imana abari mu rusengero bose mwita abakozi b'Imana, basi mwere kuvanguramo ibice tafazari. Basi mwita abakozi b'Imana bose. Yewe nabyumvishe abitwa abakozi b'Imana ni babandi bakora bahembwa ku kwezi, nibo bita abakozi b'Imana ni babandi bakora ariko badahembwa. Nicyo gisubizo natanze, badahembwa mu isi. Rero bakora bahembwa bo ni abakozi baba bahemba. Rekera ubundi bijya kuri gudeta ibindi. Umuntu wese ku isi ufite umushahara, ubundi uranyigiza mu bintu bitari ngombwa, ni umukozi w'umuha umushahara. Hanyuma uyu nawe udahembwa mu bintu by'Imana kandi akumva aticuza, akumva komeza kubyitangira, uwo ni umukozi w'Imana ari wenge n'abandi bagenzi banjye. Harakandi ngiye kukubwira tukiri kuri abantu wa undi yavuze abantu nakoje insimundi manwe numvise makuru uzajye mu bya bitabo by'usoma ureko cyabaye koko. Ngo wari umwami wa Maroc, ngo kera cyane ngo yarahagaze muri disikuru aravuga ngo niba Imana ibaho simbizi, ngo nibitanabaho ntabyo nzi gucya akora numva bavuga kwibaho. Guhera uyu munsi ngiye kujya nkora ibyiza gusa. Niba Imana ibaho izaba impembere, niba ntayibaho nzapfe rubanda bamvuga neza. Sha uwo muntu tumubonye wanzura cyo abantu ntibaruhuka imisonga n'imibabaro. Niko bimeze, icyo gitabo naragisomye. Ntacyo nasuye nabyumvye abantu. Niko bimeze. Waragisomye? Yego. Sawa. Aravuga ati n'umuntu ntacyo naba mpomba. Nkore y'abandi abantu bankunda nkibera neza ku isi. Yes. Ariko mfata umwanzuro, ntiyari umusiramu ubwo ngo ari Muhammad wa Kangahe so umusiramu. So umusiramu cyane rwose. Uraza kumva bagenzi banjye ko ari bumbwire mu comment ko navuze ko umusiramu yabona ijuru atarigeza buvamo. Uyu mugabo kandi adasenga Yesu sinjye utanga ijuru, sinjye definisa abajyamo, ariko mu bitekerezo byanjye ndumva uyu Imana iza niba koko yarabikoze akava kwisa kora ibyiza gusa. Ye baba we ibyiza manwe uwo muntu uri Imana wamushyirahe. Uwo muntu ni mwiza cyane. Wamurimbura se gute? Muringanize n'umwe twavuze noneho uhora mu rusengero uririmba utura, ariko abantu bicwa n'inzara kandi abazi, abana babirukana mu ishuri kandi yashobora kubi nayo ni 9,000 aribishyura ni nayo harya niki nta hantu bishyura 9,000 cyane barabyishyura muri amashuri y'imyaka 9 aha ayo kurya ari 900 na 40 ariko umuntu ntayishyura abana 10 yabo ngo bigeze kuri 21 na magana. Nta kibazo, ariko uko byagenda kose nabyo ni make ukurikije n'akazi kaba kakozwe. Aha ngaha rero nyemerera iki kiganiro turebe uburyo twagisoza.
ariko abadukurikiye ngira ngo babyumvishije ntabwo abantu bakwiye kujya biyita ibintu uko bishakiye ngo nibarangiza babizane namwe mubifate mu bimere bunguri muvuge koko oya iryo jambo uvuze ntabwo ari ryo kuko ni naho bahera babayobya oya iryo jambo uvuze ntabwo ari ryo ubwo niba ari kubihakana ntabwo tubifata ngo tubimire bunguri uko twabisanze niko twabifashe nubwo bitari byiza hari umuntu washaka kugukomera ngo mukorere Imana muhindi imishyitsi ndawuze reka dusore ikiganiro nzangusoma ikindi gihe icyo gihe uzaba ubireba nta kibazo ariko twebwe abayoboke b'amatorero n'abayoboke b'amatorero ko abayoboke b'Imana buriya ntawe ubazi turayoboke b'amatorero abayoboke b'Imana nakubwiye ko amadini itorero nirimo ibyo by'amadini n'amatorero n'ibyawe ngende mu itorero ryitwa DPR ibintu uzaryita uko ushaka ariko dusoza ikiganiro mukorere Imana Theo yaririmbye ngo mukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo ariko se mukorere Imana gute kandi twasomye ko Imana idakorerwa aho twasanze se yavuga ngo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana nabayikorera iki nibyo ari kukubwira rero kugenda ku murongo ntabwo nakubwira abakorera Imana bariho ubwo niba bari bavugaga bakora nibo navugaga nyine barushaho bayikorere abadahembwa bose bakorera Imana nk'abantu bazapfa ejo kandi zabahemba turakomeye turashinye turacyerekeza imbere haleluya ntabwo twicuza ntabwo twigaya turakora kandi dukora amanywa nijoro mu mvura n'uzuba turakora kandi turanitanga Imana dukorera izaduhemba watera hero agira ute sindi buyikiriza ndabizi kutayikiriza gusa reka ngushire ngo kabyara kuvanga Imana ishimwe ukavuga uti bibe bityo haleluya bivuga izina ry'Imana ntago none se bitwaye ikinyi witamena n'izina ntago bivuze ngo bibe reka abakristo reka rero reka ngushimire cyane sawa ugerageza kubisobanura ukagerageza gusa nkaho ushaka kubinyumvishaho ariko hakabura gato ntako gato kazagera ku kazi ariko rero ntago ngewe mbyemera gutyo icyo akoze ngushimiye ko noneho ibintu bisobanuye neza nkumva abakozi b'Imana koko abari bo nkumva n'abatitwa abakozi b'Imana cyangwa badakwiriye abiyitamo ariko batari kwiye ibyo nagenda byumvishe koko numvishe nenda kunyurwaho sawa ubwo abari bazajye muri commentaire bazatubwira uko babyumva reka rero dushimire abari badukurikiye bose tubabwira ngo bakomeze kwibuka gukora subscribe bakore kuri like ndetse bajye no muri comment batubwire ibindi bifuza ko twazaganiraho mu kindi kiganiro ngiye rero mwumvaga inyuma ya kamera nitwa Emmanuel Nshimiyimana uwo rero mureba kuri screen zanyu akaba ari Kwizera Valence Ziraziritse aha byiza cyane rero mukomeze kubana n'amahoro y'Imana amen aho muri hose sawa